leo mali ya siku, mali y'umunsi. Unaionaje? Zuri Business Group inakuletea mali ya leo. Mali ya leo ni nyumba yenye yuko banauza kabisa. Ariko abantu badukurikiye bumva amakuru tubaha, turashaka ko abantu bagira icumbi kandi mu mahoro, mu bushobozi bwabo, Yego. Nta mpamvu zo kugira umururumba, nta kwifuza. Mu bushobozi bwe. Wishaka kuba mu nzu nk'ya Dickson kubera ko mwiganye ngo yubatse etage, kubera ko ngo muvuka muri quartier imwe ngo nawe ngo nuza yakubise diru, ntago uzi uko byagenze. Ibyo bizagutera umururumba ushake gukira ukiri mutoya, urumva ko n'inama yabigarutseho. Usange wagiye mu nyandiko mimbano n'ibikindi byinshi cyane. Nzuri gufitiye imari zose mu rwego rwawe. Umuntu amenye yuko rego umuriro wakishwa n'inkwi ziwurimo. Wikongeza umuriro, wikongeza wakabyaraho. Niba ufite udukwi dukeya urashaka ko umuriro uraza kwaka gute bashyizemo udukwi tubiri? Bari ushaka ngo ushyire wake cyane. Oya, ukubita ikibatsi kandi harimo udukwi tubiri. Iyi mari urayibona utese? Iyi mari ariko imaze iminsi rwose nyirayo yigeze koroherwa. Aravuga ati reka nyivane ku isoko, mbe nyikuye ku isoko. Ubwo nyine umusonga ari woroshye. Ariko ejo bundi arongera aragira ati nyabuneka ya mari yisubize ku isoko. Mwanshakiye umukiriya ko n'ubundi ari handi ko nagiye kenshi kubusa ko mbona noneho byanze. Iyi mari rero buriya ikintu cya mbere yibitseho ni inzu ushobora kubamo ikanagutunga. Kuko ni igipangu kiri hano Kimironko, imbere hahoze gereza gatoya, aho bakunze kwita mu Bibare. Ni quartier nziza. Yego. Kikaba kirimo amazu 4. Icyo gipangu kirimo amazu 4? Kirimo amazu 4. Nuvuga ngo muri ayo mazu 4 harimo inzu imwe nini ifite ibyumba 3 na salon na saramanje. Yo ngiba mu nyiri gipangu, nawe utwumva ushobora kuyibamo. Hanyuma noneho izindi nzu 3 zisigaye zikabamwo abantu bakodesha, bapangaye. Muri izo 3 imwe ifite ibyumba 2 na salon, indi kagira icyumba na salon, n'indi nayo kagira icyumba na salon. Izo nzu 3 zingo zinjiza ngahe? Ibihumbi 200 ku munsi. Agashara keza kuri kwezi. Rumva Dickson we imitekerereze yimaze kuzamuka. Ibihumbi 200 tujya kubivuga ku kwezi ku munsi. Target nziza. Urumva noneho ibihumbi 200 ku kwezi wituriye mu nzu y'imbere. Niba uri umusarariye koko nkuko twabivugaga, ukongeraho 30, ukagenda ukaza ukagura inzu iri affordable. Kuko nayiri muri affordable ni irashaka amafaranga ari menshi. Miliyoni 35 zonyine. Miliyoni 30 zonyine? N'eshanu zonyine kandi ziganirwaho. Noneho ukaza niba uhembwa ibyo bihumbi byawe 400 500, kavuga uti noneho ngewe reka niturire muri iyi ngiyi, izo zindi zijya zinyunganira kuri Minerval. Kugira ngo ujye kuba nyamara miliyoni 35 kugira ngo urebe yanzu hano dukubita hano y'imari y'umunsi ya miliyoni 80 90. Nurangiza ujye gutekinika ngo umururumba haryoshya utanyurwa. Harosha inzu, harayosha ikirori. Ngino yishirira iyi nzu, wigurira iyi nzu iragufasha kwishyura banki, aho kwishyura imyaka 20 wishyira mu myaka 5. Ejo usubire muri banki yingi yazamuye agaciro, iri no kwinjiza amafaranga arenga miliyoni bitewe naho ibihe bizabigeze. Uhita ugura ya etage cyangwa umwaka 5 yonyine, cyangwa tunganye iyi ngiyi kuri no muri quartier nziza. Uhashire apartment muri quartier nziza mu Bibare hari harakodeshwa amafaranga menshi. Iyi ni imari rero. Nyamuneka rero imari ntegucike. Wewe hamagara kuri 078 23 0123 cyangwa hamagara 0788 48 67 97. Cyane kabisa. Wibonera imari kabisa. Ushaka kugura, ushaka kugurisha, mbese gana nzuri. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa?
Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, no gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Igitondo cyiza gituma umunsi wose ugenda neza. Iyo umugoroba ugeze, igihe upangira umunsi w'ejo mushya, ibanga ni rimwe: icyayi unywa. Reka kigene uko umunsi wawe ugenda, haba ku manywa haba nimugoroba, uhitemo amajyani Asanti Tangawizi Tea. Dore nk'uyu yamenye ibanga. Nitwa Anita Pendo, benshi mumbaza imbaraga nkoresha aho nzikura. Ntabwo nkwisembuye, oya, ariko nkoresha amajyani Asanti Tangawizi. Ayo ni amajyani arimo, cyangwa se mukaduhamagara kuri 078 243 0123. Muraho neza, uyu munsi nk'uko bimenyereye muri kumwe na Nzuri Business Group Limited. Nk'uko mubizi rero, Nzuri bafasha kugura no kugurisha imitungo itimukanwa. Uyu munsi rero turi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari ka Bibare. Aha rero turi uturutse ku muhanda wa kaburimbo. Iyi nzu iri muri metero 50. Nkuko mubibona rero, iyi nzu ifite ibyumba 3 na salo na saramanje. Siyo yonyine gusa, n'inyuma dufite annex 3 n'igikoni cyo hanze na toilette. Ifite umuriro, ifite n'amazi, iragurishwa $30,000,000. Aha ngaha rero turi ni muri salo. Murabona ko ifite salo nini. Iki ni icyumba kimwe, naho hari ikindi cyumba. Hanyuma tujya kuberekana annex ziri inyuma. Nabonye ko rero iyi nzu ari nini, ifite ibyumba 3. Icyumba cya mbere twakiberetse, hanyuma turaberekana n'ibindi. Iki ni ikindi cyumba, amanex ari hanze. Urabona ko iyi nzu ari nini. Hanyuma iyi annex ifite ibyumba 2 na salo, ni binini. Hari n'indi n'indi annex nayo ifite ibyumba 2 na salo. Iki ni igikoni, ni douche na toilette. N'indi annex ifite icyumba kimwe na salo. Uku niko ikibanza cyacu giteye, kirimo amanex 3, kikagira n'inzu nini ifite ibyumba 3 na salo. Annex imwe ifite ibyumba 2 na salo, indi kagira ibyumba 2 na salo, n'indi kagira icyumba kimwe na salo, ikagira amazi n'umuriro, ikagira n'igikoni, ikagira na douche na toilette. Hanyuma ku bindi bisobanuro mudukeneye mwadusanga ku Muhima aho dukorera munsi gato ya feruje zo kuri Yamaha, cyangwa se mukaduhamagara kuri nimero zikurikira: 0782 48 67 97, cyangwa se mukaduhamagara kuri 078 243 0123. Muraho neza, uyu munsi nk'uko